Agushoje wo nkurikiye shimwe n'ikuzo n'ibya Nyagasani we nyiri biremwa we waremye ibyo tubasha kubona n'ibyo tutabasha kubonesha amaso ubutagatifu bwuzuye rero n'ubwa Nyagasani ukidutije kuba tugihumeka ndetse utidutije kuba twabasha kuvuga bikemera ndetse twakora bikemera twagenda bigakunda. Hari benshi bari kubyifuza bitari gukunda, hari benshi baryamye mu bitaro, natwe turi bazima. Ni niyo mpamvu dushimiye Nyagasani. Ndagushimiye rero wowe tubana umunsi ku munsi, muha ikaze ku kiganiro cyacu cya buri munsi cya Kamire TV show. Nkibutsa yuko tuvuga ku bimera, ku buzima, ku mibereho yacu ya buri munsi. Muhaye ikaze rero, ni karibu tugiye gutangira uyu munsi. Hari ibiganiro tumaze iminsi tuvuga deja n'ibyo ku buzima. Twavuze ku ba diabetike, twavuze ku bafite ama hypertension, twavuze ku bantu bafite ikibazo cyo kuba abadamu baba batagira amazi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kiganiro cy'ubwoya cyangwa se cy'uruhara, kugira ngo twumve yuko abana bato bacu bafite ikibazo cyo kugira uruhara rw'imburagihe, cyangwa se abana bacu b'abakobwa kuba bagira imisatsi idakomeye cyangwa se icikagwa cyangwa imisatsi y'injwiri, kandi dufite ibyatsi tubasha kwikorera tukivura ndetse tukagira ubuzima bwacu twifuza. Nigeze kubabwira gombo, ni kimwe mu cyatsi mu ruboga nkunda cyane, kuko iyo nyivuze numva ndi feel nako numva nuzuye bitewe nayo. Iwanjye maze iminsi ndi kuziteramo ziramera. Hari abantu bambwira ngo ese ngo ko zihenda mu isoko, ngo ese twazikura hehe? Bitewe n'icyo kibazo bagiye bambwira, nifuje kuba nahumbika umurama wazo kugira ngo mbashe kuzitera, n'uzajya uzikenera mbashe kuba nazikugezaho kandi ku giciro gitoya. Twagiye aka kanya ndashaka kubaganiriza ku giti bita kibonobono. Sinzi niba ukizi wowe nkurikiye, ariko ni igiti cyera muri Afurika, cyera mu Rwanda, gikunda no kwimeza ahantu henshi. Ushobora kujya ahantu witemberera ukabura kibonye, ariko wari uzi ko ari ahantu babihinga kugira ngo babikuremo amavuta, babikuremo imiti, babikuremo za pomade, ariko izo pomade ziba zongeyemo izindi produit. Ariko ni igiti nakubwira ko ari umuti iwacu dufite. Abakurambere batubanjirije bajyaga babikoresha. Nababwiye umugongo, mbabwira uko uwurwaye icyo wakora, ariko sinababwiyemo ikibonobono. Ikibonobono ubwacyo kigira ibibabi binini ndetse kikagira imbuto zacyo rero nizo ngira ngo tuganireho, ndetse n'amababi. Ari amababi yacyo afasha kwa kundi ushobora kuba watsikiye. Hari abantu bakubwira ngo tukashyushya amazi, ufate pomade wikande, ariko nibyo bitworohera kubasha kubona hafi. Ariko niba ugifite mu rugo wakibungabunga, kuko ni umuti dufite iwacu kandi birimeza. Nawe ubwo wagenda ugafata urubuto ukarutera muri jaride iwawe ukazajya urukoresha. Kandi uri nk'umupangayi ugenda wimuka, ufata nk'igikombe cyashizemo amata cyangwa se ikindi gikombe cyangwa se akajerekani. Ushobora gufata akajerekani ukagakata neza, ugashyiramo itaka, ugashyiramo agafumbire gakeya, warangiza ukuhira, ugafata urubuto ukarutera. Uwo ni umuti ubasha kwimukana, ni umuti ugendana. Tuzavuga ngo ese nguko ndi umupangayi ngo nahinga hehe ngo ikibonobono. Uwo wagitera kandi kikamerera muri ako kantu gato cyane,
imiti ntabwo bisaba ngo ufite imirima, niyo waba wimuka ushobora gukora akajaride gatoya ukaba washyiramo urwo rubuto rukazamuka ubundi ukabaho neza. Ufata rero ayo mababi y'ikibonobono kwa kundi urwaye umugongo, ukaryama hasi ugafata amazi ashyushye y'akazuyaza ariko atatwika, warangiza ukabwira umuntu wawe cyangwa se inshuti cyangwa uwo mubana umukuru utari umwana, agafata ya mazi y'akazuyazi akajya agusigira ku mugongo hahandi ushobora kuba ubabara. Nakubwiye ibice bigize umugongo, nakubwiye ko sirendire yarangiritse byo biragoye, ariko ari umugongo watewe n'umunaniro cyangwa se ari wa mugongo utari grave urakira. Uryama hasi ugafata ikibabi kimwe ugashyira muri ya mazi ukagenda umasa, birakira ukumva umugongo wawe usubiye kuba urwembe, ukamera neza, ukaba mu buzima bwiza. Tujye ku mbuto z'ikibonobono. ziriya mbuto urazifata ukazikuraho, harimo imbere muri cyo ukuraho ikava y'inyuma, akabuto k'imbere ukagafata ukazisya. Ziba zimeze nk'amavuta ukuntu. Fata rero ayo mavuta yacyo, hari uturabyo twitwa white melon, sinzi uko nabona uko ntukubwira, ariko n'ubu dukeneye ubuzambwira. Warangiza ukabivanga, ukavangamo rwa rubuto, ukagenda usiga hamwe ufite uruhara. Tuvuge ushobora kuba ufite uruhara rw'imburagihe, ugenda uhasiga ahantu uzi uruhara rutangiye kuza. Rimwe bakubwira ngo burya intangiriro y'uruhara nta masoso, ariko niba amasoso yawe ubona agenda avaho yarare yimuka asatira uruhara, wabitangira ukazajya ugenda usigaho, birakira bikagenda burundu ku musatsi, nanone ukongera ukamera. Iyo rero wenda utabashije kubona imbuto zacyo cyangwa se utabashije kubona izo white melon, ufata hari umuti twateguye dukora, waduhamagara tukaba twabasha kukugezaho ukavurwa uruhara rwawe rugakira. Ni product nziza kandi yagufasha ikakuvura. Usiga mu gitondo ugiye kuryama, wenda mu iminota 5 ubyutse urisiga, ukicara iminota 5, warangiza ugategereza iminota 5 yashira, ukagenda ukoga mu mutwe. Hanyuma wava ku kazi nimugoroba cyangwa se wirirwa mu rugo, ukongera ukawufata ukawisiga, ukawurarana, ukabyuka ukoga, nta kibazo bigutera habe na kimwe. Kwa kundi uba wogoshe ubwanwa, ni urugero, cyangwa se wogoshe poil de pubis, ufata hari ukuntu uba wogoshe hakazaho utuntu tuguhanda turyana ukuntu. Ufata nanone uwo muti ndi kukubwira, ariko wabashije kubona cya kibonobono rwa rubuto, naho urakirapa amavuta yacyo avuyemo, ukayasiga ahantu hari kukubabaza cyangwa se hari imiburu, birakira. Ariko abantu usanga bafite ibiheri mu maso cyangwa yogosha agatinya gukoresha urwembe, iyo rero ufashe twa tubuto nakubwiye ukaturapa neza, akazamo amavuta, uvangamo n'akadimu, ubundi ugasiga hantu haje ibiheri bitewe no kogosha, ibindi bikagenda. Ariko iyo utabashije kubona icyo kibonobono, ntubashe no kubona indimu iboneka ahantu hose, wenda icyagorana ni urubuto rw'ikibonobono kugira ngo ubashe kwivura. Kugushishikariza ko waduhamagara tukaba twakugezaho iyo product kugira ngo ubashe kurwanya ibyo biheri. N'abakobwa barabirwara, ugasanga
umukobwa arwaye ibishishi mu maso hose, nawe arisiga ugasanga mu gihe gitoya bya biheri bigenda byumuka, agenda agarura po ye imeze neza. Uri inshuti yanjye nkunda kandi tubana umunsi ku munsi. Wowe utarakora subscribe, nakubwira ngo aka niko kanya ko kubikora, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Aha hasi biranditse, hari ahanditse subscribe mu ibara ry'umutuku. Iyo umaze kuyikora rihinduka umukara, numara gukandaho urakanda hirya hari ahanditse all, niho ukora kugira ngo ikiganiro kijyaho uzajya ubasha kukibona, tubane umunsi ku munsi. Ubutaha rero tuzaganira, hari ikiganiro nzabagezaho cyerekeranye n'imyororokere cyangwa se uburyo ziriya gandirevure zibasha kuba ndende cyangwa se izemewe kuba umuntu yazitunga ni izihe, nkubwire n'utwatsi wakoresha kugira ngo ubashe kuba umwari w'u Rwanda, kuba umunyarwandakazi wujuje ibisabwa nk'umwari. Nkwibutsa ko ibyo nkubwiye by'icyo kiganiro hari umuti uguha ukabasha kubyikorera kugira ngo ube umukobwa ufite agaciro, atari wa wundi umeze ukuntu. Ariko iyo wumva utabishoboye nabyo turabigukorera, ubundi ukagira ubuzima bwiza kandi ukabaho wishimye. Ndagukunda rero, nawe utaha, Imana ikurinde. Bye bye.